mushiki wanjye wanyanga gutyo sinkiri wawe ntabwo nkiri Rwema wa kera. ayiwe ndamwishe Tony ndamwishe wegenda batagusanga hano ndishimye ko nongeye gusa uzikara gukunda ngukunda ndagukunda kabone niyo najya mu rwego utazima ariko ndagukunda. inkuru zacu n'izisa n'izindi uzi gukura twumva dufite intimba uzi kuvuga usanga iwanyu bakenye naguteta bihaba uri ukihanagura nujye kuzajya unyuza mujye ku mavi ndabizi ko wera ndabizi ko ukiranuka data mwiza nyemerera unyobore nyemerera unyereke inzira agomba kunyura mwami ndi mu bibazo ndi mu ngorane nyinshi ariko mbere umurengezi mwami ndagusabye ngo wemere unyemerere amaso yanjye amatwi yanjye yahe kureba ibiri byo kumva ibiri byo mwami unyereke inzira y'ukuri unyereke kuko nimba Rwema ari uwanjye mve muri izi zitane mwami mbirwanirira ndabizi ko ari ibyanjye mwami n'ikimenyetso gifatika n'ikimenyetso kimwe gusa cyerekana ko ndi mu nzira ikwiriye nkamunyereke kuko Rwema ari uwanjye mwami mwiza ongera umamahirwe basi bwa rimwe umerwe babara wanjye nkunde nyine umuntu ukunda nyine umuntu uza mu buzima bwanjye by'ukuri mwami nyemerera unyereke kuko Rwema ari uwanjye unyereke kuko Rwema ko azangumaho watazanyanga namenya ko ndi mu bibazo namenya ko ndi umunyabibazo mwami mwiza ndengera unyereke ikimenyetso Rwema wanjye Rwema nimba wanjye ubinyereke kandi nimba atari wanjye mwami nabyo ubinyereke mwami ndeke guhora ndi mu bibazo ako suzamu wabari mu bicyungu akoza ubu nka mama tonamenye kuri hano wavuga iki ko kuri kunkomangira Queen za wandetse umama tonagufatiye ahanga wavuga iki wowe Queen ko numvijwe ari ryarwo numva sari ijwi ryarwo Queen Nigukumbuye mva umutima ndakuri Rwema koze naye nari ngukumbuye yego ese utashyize utashyira telefone yawe kucyo kuyibashiriye ngukumbuye numva nenda gusa nukuri ngukeneye hafi yanjye kurenza uko ubitekereza telefone yanjye yarapfuye rero ntabwo nyifite ariko namara igihe nakuvugishije ujye uzirikana ko ngukunda ibintu byiza maze iminsi mbabaye kubera kukubura ariko numva mise nishimye umunota umwe ukubona ntukabaye ujye umenya ngo ahantu Queen ari ibyo arimo byose ndagukunda nanjye ndagukunda maze ejo nzakugurira telefone oya Rwe nta telefone oya telefone nta kibazo wowe niyo namara umwaka tutavugana ujye ubyizera ko ngukunda ariko telefone uyihoreye ndabizi urankunda ariko ndagukeneye nyine ko tuvugana ese hari ikibazo ufite Rwe ndi mu bibazo ariko ibibazo bihize bwira ngufashe n'ibibazo ufite ngufashe nagufasha buri kimwe cyose ndi mu masengesho pasi amasengesho yawe ugiye akora ariko uranyuma tureba mba nitwikira ijoro n'ibisamo nkomeze bureba nukuri mba mpangayitse please Rwe telefone nta kibazo nzayisubiza ariko uretse kungurira telefone meze neza ko umuntu udatuza bembe kumera neza byo mbwira ariko Rwemeze neza
asa nk'umuntu uhangayitse cyane uko naje bwije umara ntacyo ndimo kandi ikindi urukundo ngukunda kabone niba rwanjyana mu mwobo najya iyo rwambwira ko ngiye kujya mu itana ry'umuriro najya ariko nkakubona ikindi kandi ndagukeneye nkeneye kumva turi kumwe nkeneye kukubona buri munsi ku mutima utera ariko macaba kureba gwe nanjye nakivuje ko ntabwo wari iruhande twagumanye amasaha yose aba y'umunsi ariko biragoye ntabwo birahakunda gusa ndagusabye aho uzajya uri hose ujye wumva ko kwinagukunda gwe ndagukunda ndishimye ariko mbona nawe kubera ko nagufite hafi reba turi kuvugana inyuma y'umufana gato ntaho turi kumwe muri gereza ngukeneye turi kumwe rayo ngukeneye hafi kurusha ubu ngubu njye wakoze kuza kundeba kandi nishimye bwawe gusa gwe ko numvishe umuntu sinzi umuntu numvishe ukingura nawe sheri please ngukeneye cyane wigenda ugira ikibazo nta muntu wese yaza simumve kandi ari njye uri hanze ndi kumva urugi rwa hariya ruri gukinguka genda batagusanga hano ndishimye ko nongeye gusa rwe uzirikana urukundo ngukunda ndagukunda kabone niyo najya mu ruro utazima ariko ndagukunda gwenda nyotoye kuzaba wawe tukavugana inyuma y'urugi imana izadushyigikira cyangwa se tukijyana oya rwe uretse igihe cyabyo ntabwo kiragera gusa nizeye ko urukundo nkunda n'urwo ngukunda rutazapfa gusa tuzabitsinda ese kwe urankunda koko by'ukuri rwe ntukabishidikanyeho ku rukundo ngukunda ntuzi iyo wari uzi urukundo mu guhorana yaba turi kumwe cyangwa tutari kumwe cyangwa se ibibazo byose mba ndimo ariko urukundo rwawe nkarurutisha byose rero ntugashidikanye yuko ngukunda nanjye ndagukunda ariko ndakubona hakorwa ndi kumva umuntu ukingura gwegenda ndagukunda rwe niba ngombwa nzagaruka kureba niba utashyira telefone ndi kumva umuntu uri gusohoka ndi kumwumva rwe ndagukunda ndamwishe tonny ndamwishe yabatata ariko batekereza ko twebwe bazatwiba jewe nta mujura n'uyu n'umwe najyaga nanabafata bagiye kunyibira amasaka ndamurangije nseta ninde uri kwiba umujura ari he koko nyagasa ari ntabwo bwigeze mwumva simbuka igipangu igipangu dufite umuzamu njyewe nagiye kubona mbona hariya nari mpagaze ahangaha uri kunyumva mbona mu birahuri haciyemo umuntu reba za nk'umuzamu yaryamye hano nta wundi muntu uhari uriya muntu aciye gute mu birahuri ngende kwabwa ubukomando bwanjye urumva genda nyunyumba ngiye kubona mbona ni urugabo rurerure rw'urutwe urumva rusa nk'urufite amasunzu ruri gupfumura neza ku idirishya ry'amakobwa nishyira ry'amakobwa se n'iki kibakwa kwiba urabipinze tonny ni izina ry'Imana njye namwiboneye ku idirishya ry'amakobwa uzi ikintu mukubise reba cya kibando cyari kiri hariya kuri tuwarete yo hanze ndakibatuye ngiye mukamana twari umwishe nakubise cya kibando umutwe nawe umenye izina ariko nta muntu wakwiba amakobwa se n'iki kintu afite mari ubona numvaga ari nawe wishe wenda ngo duserebere ngugure n'agacupa cyangwa ikese ngo ni umujura nta kintu bakwiba mu cyumba kwa makobwa se yabikiye bamuteranya n'igitanda nicyo cyonyine kibamo umwenda umwe yambara gusa
ahubwo cyangwa rakangutse wari uri mu nzu zitaho ubu imbaraga zanjye zose ntakaje ndi batabara musura muhenge ko bari bari mu cyumba cy'umukobwa wese n'icyanjye ubu zipfushije ubusa nta kintu wanabayeho nawe ni umukobwa wawe wari ugiye utabaye umukobwa wawe ahubwo ntunguwe n'ukuntu mutabaye hanyuma se buriya bapfumurera radise by'umukobwa wagiye bakinjiramo bakaziba ibi televiziyo bakabikora wari urihe ngenda kubwira ngo namuboneyemo hariya muri korodoro muri iki nari umuntu wakwiba turacyari muri salon nubwo turanaryama hanyuma uwo mboye se nibaringa cyane kandi mukubise inkoni ariko kuki mumpindura umusazi ko nta n'urwagwa nanyweye nta na pirimusi nanyweye kubera iki wumva ko ndi umusazi kubera iki wumva ko ngiye ndi kubona baringa ngiye namwiboneye umujura aranatatse anikubita hasi mbireba ngewe byageze cyane ubu nyine aracyari ngenda aranje kumukubita hasi uburyo yanapfuye ahubwo tugende turebe ibikabyo byawe byamucya ubwo ugize ubwoba tugende indahe dufite umuzamu ntabwo wanagira icyambere cyo none utana n'ubwo wakwica umuntu ngo umwice byo ndetse cya cyondo cyakwica umuntu ngiye mukamana cya cyondo ntabwo cyakwica umuntu ako cyamwica ni kinini pe waje tukagenda kureba waje ubundi tukagenda tukareba ukareba ko ngiye reka nkubwire Tony ndabikomera n'udasanga aryamye sindaguha ihene yanjye ndayambura dusanga ataryamye ihene urayigurishamo amafaranga ndahitungira he turayirya oya turayirya none se ahubwo se cicika tuvuga gahoro atabyumva kandi ako tante none urambwiye ngo wamwishe uri kumbwira ngo uceceke bintubyumva se kandi wamwishe waje ariko ukajya kureba ngewe ko nge mukamana mfite imbaraga ngewe ko mbizi nirukankanaga n'abajura bose n'abaje kwiba ihene n'inka byose n'amasaka kera kigo gicyagenda cyagiye no gusinda ndabizi se ibaze ko none ngewe sigaye narabaye umuzamu w'urugo rwanyu nanagerageza kubaha raporo mukananirana mukanga bagire ko bakigira mu cyumba cy'umukobwa wawe ubundi tukareba ukuntu biri buze kurangira banicira umukobwa kandi ngiye kumushyigera kurara wakicura mutagira ukuguru waramujyana ariko kubera iki ubundi wowe wapfuye kuki unyicira umwana miliyoni 5 nzihombe wowe mwana wawe miliyoni 5 sha hano tugende wa mbwakazi ureke kumvugisha menshi atkuta ujye kwinsha no kwitegeko ryo kujya kureba umuntu nabishaka umunsi niba apfuye turamuhamba ndagufasha kumuterura kandi yapfuye ndumva nakiza nko kubi wawe ndumva nazi nshaka kuridisanya mani sinzi ukundeba Shinani ako naguzi kwita witabisha mama iyo mama ngavuga ngo hu urambya ngo uri urinda uvuga hu naguzi kwita bamukarana ninjoro ko numvise urusaku nkaho hari ikintu cyaguye hano n'iki ahubwo ibyo nabyo nashaka kukuganirizaho nkubwire ninjoro nanisha umuntu muzashyire no mu bwishingizi kugira ngo ninkubita umuntu nkamukubitaga we nzabe mfite ubwishingizi ejo hano haje umujura nimba yaraje kwiba iki ndamufata naramukubise ibyo numvaga bigwa zari ingumi zamugiragaho none arangije sinzi ukuntu yanciye mu ntoki nyine mu myanya y'intoki arirukanka aranciye ariko aramutse agarutse none ndashaka guca abajura hano buryo nuzatekereza azavuga hari umujene umva ntago ahereza abajura namukubise mu mirana nabi yagwaga niko gukoboka wumwisha hano hadasanzwe haza umujura ya evuyera yakuye isomo ariko tumva usigara uzi gukora akazi kawe neza ndashaka no kubamenyesha rero ko gahunda nyine amafaranga utuntu ashaka kugura dushya byaraga ibyo naguhamagariza shaka umbwire Rwema wabugira nimero ye Rwema nini amukambaza ubusa Rwema ntawe uzi Rwema tumuvuzeho kanganye nawe wa mujene wirabura nyine w'umukire mahoje nawe rero umaze kungirira icyizere urakabye ubwo urumva se nzava hano ngajya gukora Rwema ubwo nawe nshaka nomero z'umukire mushaka iki ngo ndazitunze umuntu ntabwo nzava hano niwe nzakorera wenyine ntabwo nzajya gukora kwa Rwema nubwo buriya nafata nomero zishaka iki
umura ngewe uri umukozi wawe kandi ufata neza ndabishimye wumva ko nta namwibukaga none Rwema se inshuro zose za hano ntajya kuganiriza ku buzima bwacu bwa hano uko tubayeho nyine ngo ubone ashaka kumenya uko tubayeho umunsi ku wundi Imana uri nziza umutima umenetse Baby kiss. Ese wowe ntabwo ushaka kuvuga ko wambaje ukansaba imbabazi? Ese Tonny ko twazanye kutazana ukanoje gukora iki? Kuyo meze neza? Meze neza? Yego meze neza. Meze neza? Meze neza wa. Sure, umeze neza. Meze neza, none nameze neza. Twazanye kutazaga kwa. Kubwira. Tambwiye. Waje gukora iki mu buzima? Mbana nagukumbuye. Okay, ibyo tubyirengagize byose nta kibazo. Twigeze ko wambabaje niba naranakubabaje. Sorry. Twongere tubenge inshuti kwakunda. Tonny, njyewe nawe nabwo abacu turabuganga nagufashaga mushiki wawe ntabwo buri kimwe nawe ukamfasha kuba mu buzima bwanjye bwose mfite umuvandimwe urabizi nta muvandimwe ibyo wakoze urabizi rero njye aho bigeze ntabwo ngira inshuti nawe nka sister uri inshuti nk'umuntu uzi usanzwe ko nakubona gutya ku muhanda cyangwa se gukora ahantu tuziranye gutyo ntabwo kiri mushiki wanjye ntabwo wanyanga gutyo sinkiri wa wundi ntabwo nkiri Rwema wa kera ahubwo uvuze kunganiriza numva utumye mwaka burundu ndakubajije nsubiza ibyo nkubajije aho kugira amagambo menshi ni kugira ngo nyine kuri kose nkubwira uramuje nariye araniyata rero ntabwo yabavugisha umukozi nkawe umva icyo dupfana no kumukingurira nabwo gasohoka gutyo kuganira kwa nyina ubwo niho kuvuga Karyasi arimo araganira na nyiri uruganda tubika nta kirajya kuvugisha salama zamu ujye unsubiza ibyo nkubajije uko manzi impamvu nkubajije kandi kujya kunjyana hirya no hino rero uriya Rwema igihe cyose uzi uriho urikoyemo nagira ikintu na kimwe waza cyaha byumva ko nta makuru urikoyemo nta makuru ya hano y'ibibera hano muri iki gipangu cyacu akwiye gusohoka hanze atari umuntu uba hano ntazumva Rwema ikintu akubajije nawe mugiye kuvuga amagambo dore kugira amagambo menshi mvuga nshaka iki wambujije sibye ko nana makuru menshi cyane cyane urashaka kugura ibiki njya bintu by'abagabo nyine guhindura nk'utubokisa no gushaka agasengeri turi mu gihe cy'izuba ndashaka kuzajya nambara akantu k'agasengeri ikote nkarikuraho nkabona n'umwanya wo kurifura kuko iyo ngiye kurifura ngiye kuryama mu gitondo ntabwo ryakuma kandi ritungu nakirirwa nashyize amatuza hanze ugasanga hari abantu babangamiwe kubera imiterere myiza yanjye ikabije naje nkuririze amafaranga mugurira n'agafaranga wavuga akabyeri ntari byeru uzajya uzinywana ahubwo se n'iryari usoza akazi ko ubizi neza ko umuzamu koga ducara ku gipangu ndatunga na medita
kumbe ujya unywa inzoga uri mu masaka hari haba ari view nziza cyane wicara hano ukareba Kigali irimo kwaka n'inzu utubyere bitatu umujuru mu muriro bari hirya mu gishanga ninde wakwigishije ibintu bijyanye na view wowe view yize ajya mbwira ngo reba view zamu uvuga ni view iki mu buryo ikirere kiba kigaragara ugenda gake n'iyubu aho ugenda kunywa mu rugo mu kazi dutatera kasinatu ushobora kunywa kamwe nkurenze tubiri ubwo akamesaje karasa ndaje nkohereze ngumugure uko bigiye jana kubwiye ubizirikana ibyo nakubwiye ubizirikana Rwema we ntacyo twavugana ntabwo nyiri Rwema wa kera uzi none ahangaha nsohokera hano genda wimpobera naratandukanye ngubu ntabwo nakwanze niwe wiyanze ubucuti bwanjye nawe urabusenya please sohokera kwinginze uri inshuti isanzwe nk'abandi bose ntago ukiri best wanjye please sohoka mu nzu yanjye n'umutima mwiza n'urufunguzo rwanjye urusige kuko bishoboka pe birashoboka nta kidashoboka tutaramenya na wari uriho nanjye ntarakumenya nari ndiho ndakoze iki urabizi ariko warangirageje kenshi warangoye inshuro nyinshi uzana ukambonerana wowe nkubita inshuro zingahe so mbanza buri gihe ushe ntabwo wankubitiye hano ibintu byose bigira fight buri gihe reba amagambo tunyuma wambwiye hejuru yawe kandi urabizi kuva ku munota wa mbere ngufata nka mushiki wanjye nagufataga na kumwe mushiki wanjye ariko niba waragiye bigira fight please tutandukane ku neza ibintu by'intambara nta mpamvu ibyo kunyikubitishwa ngaho turi mu bantu bamutuguma indi imbere ya mama wawe ibyo ni ibiki uransanga muri ndirya usanze ari kumwe n'umugore njye mfite girlfriend ndi hafi gukora mariage nta mpamvu rero yo gukomeza kumpatiriza mbabarira sibyo ureba sire kumubise sire kumubise sureba ukuntu umubise nzaho ndi bwihoreye wagiye genda n'urufunguzo rwanjye ntabwo rutwara kubana cyo cyane wasanga ari nawe wankubise umuhini wa musenzi